no kubura umwanya kuza kubasuhuza neza ko nari nyoko ubishyire muri uyu mutwe wawe sinzi nkunze kose mwana ibyo reka tubireke ari sikumva numva uri kwicisha kure ntese ko mukona no burakinangiye agasuzuguro k'imbwa akazi ntabwo ari bandi kubwira ko umuntu njya kubwira ni wumva Mama Ken ukuri ko Imana ntabwo nyubaha. nanyumvira agasuzuguro k'inshinga amatwi yavuze ngo mereza hano Ntayo nabahereze si ubundi Bibiliya yanjye mashaka kuyiga. nishaka ibe n'Imana ubwayo niyo yaba ari ije hano ikicara hano nshaka iyo Bibiliya hano usigaye unsuzugura witwaje Bibiliya ariko n'undi narayifuze n'akanya gasuzuguro haguruka mbese kutava aho uri haguruka ujya kuyizana Mama Ken ni ukuri ko Imana ntabwo Bibiliya yanjye nayibaha. uze ngo haguruka ujye kundereza haguruka siko katumva so uyu mukobwa agira amatwi cyangwa ntumva neza Ngiye no kuri ko Imana nta mano yanjye nabaha. nzajya mpora mvuga utumva njye mvuga rimwe wumve kabiri gira vuba haguruka ujye kumpereza hano gira vuba azahave sinarakubwiye azagusuzugura azabyumva nanga agasuzugura agira wagira ngo uyu muntu avuga najya yumva haguruka se wazanye umuntu akagikura kajya kuzana yenda unzanire inkoni nwere hari agakweto nari gushaka mwana kazanye se urabona ko hano dufite inkweto nyinshi nakabonye dore ngaka nakangaka ndebera mwene nyine mwene akani gatoya ndebera akanini turamwira nta kibazo njye nkunda n'ubundi turinganiye guca nangahe nane mwakuhera oya ni menshi cyane gabanyiriza biseriye mwana ndagashaka nari naranakabuze kankwereza 5 sibyo igushambabarira no kuri ngabanyiriza 5 nanjye ndimo mukiriya none kamite nkwishyura sibyo wabugiye kumpera ngo 5,500 numera ku kiranguze ngenda bandi kunguka 5,500 simora nkugurira wakeza na 3,500 oya 5,500 uko ndi umukiriya mwana ngoza na 6 ntacyo ndagakunda ariko rikanze kode irihe se wese baza gushakira akantu ho gufunga hano ufite utuntu twiza hano ugira utuntu twiza ugira ibintu byiza by'ibisirimu cyane kabisa ahubwo kirangira n'abandi bagiye cyane umva kode irihe ko nari kuyibona kode aciye ayigisha uretse gushyiramo kode y'isuku cyane ugira ibintu byiza cyane kabisa bayi yego haguruka ujya kumpereza iriya Bibiliya mana yanjye narabivuze iri shana ry'umukobwa riransuzugura none ugeze naho ntiyagira ngo ndagukubise koko ubu se unkoreye ibiki birenze no kunkubita bigenze bite se wahora n'iki mwana we iri shano ry'umukobwa so yazanye muri uru rugo rigiye kuzamitana
shishwa Jonas nta n'umwe urakeneye ntabwo yizana ese nabagize iki gituma mungira gutya niba ari Bibiliya mureke njye kwibazanira kare kose irukange bagusera ndashingura ko kanya n'igihe kizagenda se ko atanze urajya he se ujojoba amazi jya hanze birakunda cyangwa ujya kwishaka akazuba irukange Fara, ibyo ni ibiki mbona ubyukiyemo kandi? Waramutse se mama? Waramutseho muhungu. Mbona ukeye. Si ibisanzwe se? Okay, nari ndimo nkora agaproje kugira ngo nshaka udufaranga twanyunganira. Mushiki wawe se none ari hehewe? Anza kiryamye pe. Sikura nawe agiye kuzatubera akanyanda hano. Ubwo aryamye biki? Ryamye. Julia! Iki gihe uracaryamye aya masaha kuri aya manywa? Ariko umutwe wawe rwose manza ari uw'imitwe wumva. Bayo hano. Ibyo bitatsi byawe nabyo haramana umanzi umuntu azabivuza aho uzakera. umutwe wahoze uri kuza Fara muhungu wanjye rero. Tujya kuri butike yacu ujye gukora ujye gucuruza. Bo Julia nawe rero jya mu kazi kano mu rugo woza ibyombo ukora amasuku yo mu rugo mbese nyine akazi ko mu rugo gatunganye neza. simanda sigara njyenyine Urabiki sari gisimba kikurya mu ubundi rugo. wazazana undi mukozi nzaba gukora ibintu byose njyenyine Oya genda urakora ariko mujye gukora amako mu mufuka. ireba akazi kose ka hano mu Aho tugeze mumenya yuko ari kubera ko twakwiye amako mu mufuka mujye mukora. Musaza wagiye gucuruza. Agakobwa kanje de kuntu kaba kabyukanye ibi bitotsi. ndetse mama ndacyafite ibitotsi mu maso Oya kuri ibyo bitotsi mu maso n'ubutesi ngiye kurangura rero ngiye kurangura imari yanjye n'ubundi kugira ngo ntasanga bayimaze. ntakibazo agenda ariko akantu gatekerezaho uzazana undi mukozi ubwo rero wicaye aho watumaje wicaye aho ngaho nta n'akazi uri gukora ni hariya nta bintu byinshi biri gupfa bihari ntabwo unyuka aho ngaho ujye mu kazi se nyine unasoma uzajya wirirwa ushinze ikibuno nta murimo naki yewe dore uko areba aha si kwa nyoko uzabimenye ubimenyere ubishyire muri uru rutwe rwawe njye mvuga rimwe wumve kabiri hameze Julia. Ko imeze bite? bisaba kuba zindutse Ko si wowe umwana uryama ubu kakasi ndi gukora ntabwo ari wakabaye ugakora. nese ubundi uri kugira ngo mbyuke ndinutse nze nkunze Ko se mwana ibyo reka tubireke reka mbanze nkwibaze. Ko njye nakubwiye ngo barize amakuru ya kandi. Mwana kubera iki mwana uri kunca amazi we n'ikano kagene kuri. hanyuma se agafata kamwe uri kubona kamari Ako se mwana kandi icyo ushaka menshi umva nkubwire se. iki Ikibazo ni fanta, ikibazo ni ibikorwa. Ikibazo ni ibikorwa, Wowe kora, si fanta. umva mubwire. Wowe kora. Uri kumva ariko se. mbwira utankozeho Ariko se mbwira mwana watagira si wowe mushiha, Mbwira. uwo mushiha wawe muri kibaya uzarangira wakambwiye bya. wampaye iyo fanta ya mbere nkabanze nkayiha ikibazo Ikibazo ni amafaranga. Weho uri kubyumva. Ugenda umenyera amakuru. Wowe nuramuko yazanye gusa. Unsabe icyo ushaka.
ndagusaba icyo ushaka banza umpere bagiye gucuruza mu gitondo amafaranga bazanye fana umva ubwire simari wowe ko ufite amafaranga wagavuye mere wanjye iyo ntamubona nkagushakira ibyo ushaka njye sinkubwiye wicakira ayo makuru uri kubyumva gera mu kanya najyayo okay nyine weho uri kubyumva wowe duhuze uri kubyumva njyewe uri kubyumva nushaka uzambwire icyo ukeneye icyo ari cyo cyose njye nzagira ishimwe sunyizera se wabanje kungurira icyayi bwa mbere n'ubu nzandareba muraho yemwe Muraho. muraho nyogoko Amakuru se mwana wa se ni wowe kandi. muraho Muraho. mukomere Amakuru yanyu. amakuru ni meza Nari mukomeye iwawe. turakomeye ndabona tunga uri muri yitaho Ese iyo hirya mwebwe akavura kahageze. akavura kahageze ari mukomeye ariko Twari dukomeye. ndabona ikiyandayanda Yanda bikise mwana wanjye ko ubusaze bungeze kure. Se nta makuru k'umuzukuru wanjye wamenya. umwuzukuru wandi wa mukobwa wa Rudomoro Nimwe wagiye mu mujyi. nta makuru ahubwo njye nanditse ko mwaba ufite amakuru ntabwo bajya kohereza ubutumwa cyangwa baguhamagara Reka da nta kanunu ke mperuka. Mperuka ajyana na se reka ntabwo nongeye kumenya amakuru y'umwana wanjye ariko ndikumva nshaka kuzajya kumureba kuko umwana wanjye ndamukumbuye. Mperukana nawe saza kumukura ahangaha amujyana icyo gihe nta kanunu ke kare mukecuru nupanga kujyayo uzambwire tujyane nguherekeze niko kwereka ko ndahazi nagiyeyo nanyigezeyo ngize n'amahirwe uraje nari narabuze ahantu nzagukura kuko nzi ko ari wowe uzi ahantu umwana wanjye ashobora kuba yaragiye nari naratekereje musemana akabera nzamukura hingaza ugiye nanjye mw'iminsi rero kubera urumva iyo akazuba akavura katangiye kugwa imirimo iba myinshi maze iminsi ndi guhinga mu gishanga nabuze umwanya ntabwo ari ukubanga no kubura umwanya kuza kubasuhuza ariko nongeye kujya ndaza mbafasha n'imirimo yo mu rugo uzaba ugize neza ariko n'amahirwe ngize uyu munsi ni nk'Imana imbonekeye nari ndi gutekereza ku mwana wanjye nkibuka na nyina wapfuye nkibuka ibihe twagiranye na nyina nkibuka umwuzukuru wanjye ukuntu yagiye nkibuka ukuntu nta makuru ye nzi agahinda kakanyica ariko ngize amahirwe Imana irambonekeye uzajya kuhanyereka nzakujyana no bipanga kujyayo uzambwire nzakujyana oya mwana wa muri iyi minsi nka nyuma y'iminsi nk'ibiri ndabitekereza neza n'agatike nari naragakusanyije nuko nari narabuze unjyana ariko kuva nkubonye ni amahirwe uzanjyana mwana uzanjyana umusibo bene bipanga uzambwire narabipanze mwana wa narabipanze ahubwo reka nkubwire kanicare nkubwire neza umunsi sibyo mwana wa ugenda witegure umusibo uyu munsi ejo bundi uzaze ugende witegure uzaze ujye kuhanyereka njye kureba uwo mwuzukuru wanjye uko amerewe n'uko angana rega ntabwo muheruka cyagiye ntiyabaye igikumi wa mugani ubu yabaye igikumi hemeruka ari agahinja mama kimuhetse awe mwana we tunyukije ka batoni disi ubu ushobora kuba yarabaye inkumi ubu yabaye igikumi igihe amaze hari abamushyingira baranamushyingiye nuko wenda ari iby'ubu ngubu ariko ubu ngubu baramushyingiye mwana wa genda rero witegure ejo umusibo uyu munsi ejo umusibo uyu munsi n'ejo ubundi uzaze kundeba nanjye nzaba niteguye inkoko niyo ngoma nzaza rwose nzaza ubwo ni umunsi turi kuwa gatanu ubwo nzaza ku cyumweru isabato nabyo byiza abanyakigali ku cyumweru ntago bakora nta kibazo ubwo uzaza ku isabato nzaza ku isabato nzaza kubaza ku isabato nimugoroba ku cyumweru tugende nibyo mwana wa saba rero reka ngere mu murima mukecuru nanjye ararwaye kugera mu murima nkongera gutaha urakoze Imana guha umugisha kuba unyibutse saba murabeho musigara amahoro asuhuza n'umukecuru wawe asiko utagenda musura namusarega nta mbaraga mwana wawe nta kundi mwana wa ndashaje
Yiriwe. Yego. Meza. Ushaka abandi se ko usa nk'abo? Nje kubasura. Wanje gusura se wese wa hano. Ko uwanze ko ari mushiti wawe ni Keza. Wanango bamushuti wa. Mushiti wawe. Reka kubera uri umwana wa Rudomo nawe uzaba mushiti yawe. Ko bizagenda tumenyana kuzaba mushiti yawe. Hari ikibazo? Oya nta. Cyo ntabwo wakwemera kuri mushiti yawe. Oya nta mushiti wawe. Wabyemera? Ese ubundi kandi ibyo bitwa kami? Ibyishimo ari bro wanjye bimbwira bamwe warabimubwiriye cyane cyagiye uvuye kugura. Ko ari byo. Umusaza wawe niwe wundi witwa Fara. Ni umusaza. Iyi nitwa Fara. Ese ubundi ugira shere? Yego. Kubera icyo uvuze yego ko ntawe ufite? Oya pe ntabwo nari. Inzu ngana gutyo nta shere? Ese si umusaza ntabwo nagira igihe cyo gukunda. Izi abasore bamaze kunhatira ni nk'ijana. Dushwana nzajya nkundana n'undi dushwana gutyo. Njyewe ntabwo nabibasha ntabwo imyaka iragira. Imyaka iragira? Ese ufite imyaka 10 ku buryo wawe nta myaka uragira? Ese iyo mfite yose bisobanuye ko nahita nkunda. Ngo ni igikuriro bigaragara kuri mukuru. Gusa ari wowe na Keza ninde mukuru? Si wowe? Siko Keza afite shere wowe ntabwo. Njyewe nta mwanya mfite. Ahubwo si wazaza kunsura. Njye naragukunze mba ndi kumva twabinsura. Sha hano biba bigoye rero kuba nahawe. Rero iki? Mba ndi mu kazi kenshi mfite akazi kenshi. Si hano se abantu batatu. Mukarwema, Keza, yewe na mama wabo. Yateka bari gukora ibintu. Oya akazi ni akandi kose. Kose? Gute? Ndaganza kugufasha undi ukaza kunsura sibyo? Yego ibaze mushiti wawe asanze nakora akazi. Wakampaye? Ese ubwo igihe tuzaba turi inshuti azabibona yuko nta mwanya nkimufitiye dushwana turi inshuti njye nawe ari ikibazo. Maze nkagufasha koza ibyombo. Mpoza ibyombo ugateka tukaba tujyana nkajya kunsura. Watuma bamerera nabi noneho ibaze nafashe inshuti ya Keza nayigize inshuti yanjye nkamuhangisha. Erega afite inshuti nyinshi kubera hano baba ari abakire. Ese ubwo waza ko ndi muri club yo kumudarina ukaza tukajyana nawe ukiga kumuda. Yego gusa ubu ubona nabishobora. Wabishobora. Ahubwo cyangwa se uzaze kunsura mu rugo mbikwereke tubyige. Wabinyereka buno. Urabizi mbikwereke hano ntabwo wazaza kunsura. Sisi wabimenye. Ahubwo uzaze kunsura tubyige uwo munsi tujye tujyana muri fashion. Tugiye kumuda. Nta kibazo pe nzazo. Kandi muri club babyishimira bakubonye nzanye umushyitsi. Babyishimira. Ubwo umunsi nzakwitegura. Mbwira umunsi. Nzakwitegura. Hano ni wowe batahari nzakumenye. Ubwo reka nagufashe arigiye twaje kumanuka. Iyo Ukamperekeza. Ntabwo wamperekeza? Wena bashobora gusanga bino bishyimbo bitaraje. Basanze bitaraje bagutwara. Ntacyo bantwara ariko ni bibi. Ni bibi? Kurabangamiwe pe ukeneye umuntu wo kukuganiriza. Nta kibazo. Wemeye ukajya umata y'umuntu yanze kubisura buri munsi. Allo. Mumeze mute mu rugo se? Abana bari amahoro. Uyu munsi nagize akazi kenshi ntabwo uyu munsi ndi buze nzaza muri cya cyumweru gitaha. Ukuntu twari twakwiteguye ariko turababaye. Ago we. Nzaza mu cyumweru gitaha. Aribwo muzanyitegura nko kuwa gatanu.
sawa. Ni hano wibera se? Ni hano wibera? Ntabwo unyibuka muri karitsiye iriya, ntabwo unyibuka? Ibuka twahuye uvuye kwa Rudomo. Ndakwibutsa. Ndakwibutsa hamwe twahuriye insinya huko. Nese muri karitsiye muraho? Turaho turakomeye nta kibazo kabisa. Ni amahoro? Nuko nanjye nayinciyeho ndavuga si umuntu kwagira ngo ndamuzi meze gute. Ndavuga ati reka musuhuze. None se ntabwo heruka hahandi kwa Rudomo? Kwa Rudomo? Ugavuga ko n'amakuru ya Kami ntayuzi? Kami se? Kami nyine tundamuherutse. Umuheruka se nka ryari? Sikumva numva uri kwicisha kure. Nese igihe duherukana ko ari ukumbaza uyu munsi kabuje kumumbaza yana Kami vipi? Oya Kami nta kibazo, nuko nandi kugira ngo umenye uko nyine amakuru ye nyine nibona aheruka yo nyine ko nyine muri karitsiye ntabwo mureka kukubona kabisa. Oya Kami? Ese muramushakira cyane? Oya urebye nta kinini ntubikomeze. Nese mugice mupfana basi? Ntubikomeze none se? Ntabwo ngiye kubikomeza. Nyine urabyibuka nyine ngiye duhura. Nabonye uvuye kwa Kami muri kumwe. Sibyo? Kami ni umwana wo muri karitsiye. Simuherutse. Ubyumva? Nawe ntabwo nari nguherutse. Niyo mpamvu nari nkubonye ndavuga ati ri kuyu mujeni ubwo ntaherutse Kami. Aba namubonanye na Kami. Ashobora kubaza mu niyo sanse kabisa. Banza umukunda man. Oya pe. Oya. Okay, katubyihoreye nyine. Cyapa naje muri karitsiye nyine naje kubisura nka. Okay, nta kibazo. Shatse wanamukunda nta n'icyo. Okay, nta kibazo ubwo tuzasubira. Okay, sawa kapa wanje niyo tuzasubira. Nanjye hano ndi mu kazi nyine kadumva. Akazi keza. Ibiki kubona urandebereye imyanda y'umukobwa ara niko muko izi saha nisanga uhera mu gitondo kugeza izi saha utaranateka uri mu byombo uraheye kandi pfa nawe nuko umuntu akubwira ni wumva ubuse yiri wari mu biki tereka iyo teremusaba ngaho uze hano njye nishakira kurya pe nshaka kurya wasanga bari kudukinisha urabe watetse nyamara sigaye nkusigira akazi ko gukora ntugakore none utangiye no kujya unukira mu mata egera hino senyi igera hino se ntago ariko kaba kagomba umuntu akajya kubwira ugakomeza ukigira ngaho utari kumva ibyo umuntu ari nagasuzugura kaba kuzuye nta kintu ababwiye ntikaba kumva kuko uba utari kumva igihe umuntu aba igihe umuntu ahera kwasa mbese kandi hari igihe tuzakwigira umutwe ibyo wirirwa wikora umva mwana genda hariya nzanire rya kamba muri icyo tugukorera agasuzuguro ke nibwo kazashira neza
ngiye kaze nihutuzane nashe nzanire mwana wereka akantu nikorera imbwa akazi igihe yahereye insuzugura sha ngiye kuguha isomo igihe kahereye umva oya wijyana kure yinzanira hano kwereka aho nshaka kwereka ibyo korera imbwa akazi igihe yahereye iki ni cyo gihano ngiye kuguha cyo kuba wiriwe ahangaha ikageza izi saha utarahisha segwe urararaha bigukerere cyangwa imvura ikagwa cyangwa imvura ikagwa so yagwa we zikamucikiraho wenda ko bw'akazi ngiye kuburaranje uzajya umenya neza ko nari nyoko ubishyire muri uyu mutwe wawe so undi kajya gahera bajyaga ewe umva izo ngaruka zo kuvuga mudakeneye mujye kuvuga aho mukeneye kure cyangwa imvura ikagwa akira mwana ngorera bakare hose